urakoze cyane. Hanyuma wenda ngarutse kuri Teddy Kaberuka, kamwe abanyabukungu ubundi musobanura mute uburyo intambara ibera mu birometero n'ibirometero ishobora kugira ingaruka ku bukungu ku muturage uri hano mu gihe intambara iri hakurya iyo ngiyo? Hari abisobanukiwe ariko by'umwihariko n'abandi batabisobanukirwa, musobanura mute? Okay. Uburyo bwiza bwo kubisobanura ni ukureba ese aho intambara ibera hari aho hahuriye n'ibyo dukenera mu buzima umunsi ku wundi. Hari iyo urebye ukuntu imigabane iteye, Afurika, hano hakaba Buraya, hano hakaba Aziya. Aziya nayo burya ifite ibice bibiri, ndavuga ku masoko mpuzamahanga. Hari nk'iriya ibihugu byo mu Barabu hariya hagati, ari naho nka peteroli tuyivana nyinshi. Noneho hakaba na Aziya y'uburasirazuba, ariho hari Ubushinwa na za Malaysia na Singapore. Noneho hakaba tuvuge nko muri Amerika n'ibiki. Iyo urebye ibicuruzwa byacu aho tubivana byiganje kuri i Buraya bw'iburasirazuba, Aziya mu Barabu, noneho na Aziya y'Abashinwa no hakurya. Bivuga ngo ikintu cyose cyahungabanya kiriya gice gituma ibyo dutumizayo icya mbere bishobora kubura, nk'uko byagenze mu intambara y'Uburusiya na Ukraine, kuko nk'ibyo twatumizagayo nk'ibijyanye n'ibinyampeke, ibijyanye n'amavuta yo guteka, amafumbire, ko niho yaturukaga menshi. Yego, hagize igihungabanya iryo soko, ibyo ibivayo birahungabana. Ubu ngubu ni urugero rufatika rw'ibitobo kuri peteroli, kubera ko kariya gace ariho haturuka peteroli nyinshi. Uhungabanyije aho ituruka bihita bigira ingaruka kuboneka kwayo. Iyo itabonetse nk'uko byari bisanzwe, ibiciro birazamuka. Turacyafite amahirwe ko yenda Ubushinwa ariho tuvana n'ibikoresho byinshi, yenda nta kirahungabanya. Ariko habaye impamvu izo arizo zose zatuma Ubushinwa nabwo buhungabana, wasanga ibiturukayo bitugora kutugeraho. Kandi buriya mu bucuruzi mpuzamahanga, kuba nimba ubwato bwari kumara iminsi, reka tuvuge iminsi 45, bikarenga 45 bikagera 48, iyo minsi 3 ishobora gutuma igiciro kizamuka. Kubera iki? Kubera ikiguzi cy'ubwikorezi kirazamuka, cyazamuka, wa mucuruzi wagori kuzana kontenere ikamugeraho ihenze. Umva ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tubirebere no mu ibigize igiciro mu bitugeraho. Buriya uretse kuba waranguye, hari ubwikorezi, hari ubwishingizi, hari serivisi zitandukanye. Ubwikorezi nibuzamuka, nimba kontenere bayigutwariraga ku 4,500, uyizana akaba yongeyeho amadolari 500, birumvikana wa mucuruzi wagejeje ibintu hano naho arongeraho ya 500. Nayongeraho, umuturage utuye i Huye wari kugura ikiro, reka tuvuge yenda litiro y'amavuta yo kurya n'urugero, nawe hahandi kuri butike ajya kugura urasanga icyo giciro cyagiyemo. Wenda icyo twavuga abantu bumve nuko aya masoko tuvuga ntago ari amasoko mu gitondo byuko kujya kurangura. Ni isoko utumiza ibintu uyu munsi bikakugeraho nyuma y'amezi 3, hagati y'2 n'igice na 3. Uyu munsi uguze ibintu tuvuge mu Buhinde, tuvuge nk'aba bafite inganda za Made in Rwanda, aguze ibitambaro mu Buhinde uyu munsi, urebye inzira bizamugeraho nimba turi mu kwa 4 ku itariki 18 cyangwa 19, bizamugeraho mu kwa 7. Kuvuga ngo uyu munsi byahungabanyije isoko, najya gutanga komande ibyo biciro biraba byazamutse, bizamugeraho mu kwa 7 byarazamutse. Ariko wibuke ko wa mucuruzi ariho aracuruza ibyo yaranguye kera. So urwo ruhererekane kuvuga ngo igihe ntumije, igihe bingerereho urabibara, noneho hakaba gushyiraho icyo mwita yakwita moyenne, kuko nk'ibicuruzwa uyu munsi nk'uyu nguyu akubwiye byazamutse, ejo byamanutse, kubera ko utabyuka mu gitondo ngo umanure kuko byamanutse. So navuga ko Minecom ifite inshingano no gukorana n'izindi nzego, ukabara impuzandengo y'ibyo biciro byahindaguritse, noneho bigatuma bitugeraho. Ikindi yenda cyanyuma navuga, hari ibice by'isi byaberamo intambara twebwe ntibitugeraho ingaruka kuko ntacyo tuvanayo. Urugero bibereye nko muri Canada, urugero yenda ntabwo imibare nyifite uyu munsi, ariko ibyo dutumiza Canada mu buzima bw'abaturage bwa buri munsi ni bikeya. Yenda dushobora kuguraho technology, dushobora kugura ariko ntabwo byumvikana mu buzima bw'umuturage wa buri munsi. So niyo mpamvu rero kiriya gice cy'Uburayi bw'uburasirazuba
ibigobe by'abarabu na Aziya y'iburasirazuba icyahahungabanya cyatugiraho ingaruka. Placide nongeye kuco avuze ko ni ikintu cy'ingenzi cyane igihe ibintu bifata ndetse nuko ibiciro navuga bibarwa. Nk'ubu ibiciro bya peteroli akenshi tutagiye muri tekinike cyane ariko tubara ibiciro byagiyeho ukwezi kwashize. So nk'ubu impamvu mwanabonye n'ibiciro bizamuka nuko amavuta igihe yaguzwe n'igihe yatugereyeho hashize ukwezi. So ni bya bindi navugaga yuko ukwezi gushize mu kwa 19 z'ukwa gatatu ibiciro byari hejuru cyane. N'ubu ngubu n'amavuta ashobora kuzaza mu minsi iri imbere nayo azaba ari kuri cya giciro cyari hejuru cyane. So ariko tuba tureba icyo twakwita monthly average. So iyo mindagurika ya buri munsi ahanini turagenda tukayikuba hamwe tukareba mu kwezi kose price cyangwa se icyo giciro cyari gihagaze gutya. Icyo ngicyo akaba ari cyo noneho rura n'izindi nzego zireba zikavuga ngo okay igiciro mu kwezi runaka cyari gihagaze gutya, kongeraho na ya transport yafashe igihe kugira ngo ihagere, n'ubwikorezi n'ubwishingizi byose bigakubiramo noneho igiciro kigashirwaho. So yari kugira ngo nunganire ibyo yavugaga fata igihe niyo average umuntu kayitugana. Wenda ugifite ijambo kugira ngo tubisobanukirwe neza, iyi nzira ya Hormuz niyo ikomeje kugenda ivugwaho cyane. Tuvuge ko wenda ifunguye cyangwa se bikemutse bira bibazo biri kubera hariya Iran igafungura iriya nzira, ubwato bukaba bwabasha kuhanyura, byagira ingaruka ki cyangwa se mu gihe kingana iki ku Rwanda? Wenda ushaka kuduha mu gihe cy'amezi runaka, kuko abantu akenshi na kenshi bari kugendera kuri iriya nzira ya Hormuz bavuga ko ariho hantu hashobora kuba hatanga impinduka. Iramutse ifunguye iyi nzira ya Hormuz byagira ingaruka ku Rwanda mu gihe kingana iki? So biragoye guhita utanga exact time cyangwa igihe runaka ukaba ubishingiyeho cyane, ariko kubera ari ubucuruzi mpuzamahanga byo akenshi impact uyibona mu gihe cy'ukwezi, amezi 2, amezi 3. Navuga yuko bafunguye umunsi bakumvikana ku masezerano bagasinya, ahanini nicyo ubundi twagakwiye kuba turimo turareba. Intambara izarangira ryari burundu ku buryo tuba dufite icyizere yuko hatazagira ikindi gishobora kubikora mu nkokora. Ariko intambara ni rangira ako kanya nabyo bifata igihe kugira ngo bwa bwikorezi bujyeyo gufata amavuta, bwa bwishingizi nabwo bugabanya igiciro. Ariko icyangombwa muri ibyo byose ahangaha nini turi kuvuga ku giciro, ntabwo turi kuvuga kuri availability cyangwa se mu kubona amavuta. Icyangombwa nka leta dukurikirana umunsi ku wundi kumakinga sure yuko amavuta yo akomeza aza mu Rwanda, amavuta yo azakomeza aze, ahubwo icyo tuba tureba hariya nihafunguka bizagira iyihe impact ku giciro ndetse no ku buhererekanye, kuba ufite iyo confidence yuko bitazongera kudushira muri situation igoye cyane. Ni nayo mpamvu mubona yuko amastation mu gihugu afite essence, abasha gucuruza ubucuruzi, ndetse mwumvishe n'abayobozi batandukanye bavuga yuko dufite amavuta ahagije mbere mu gihugu, mu nzira, ku cyambu, ndetse nayo tubona ari mu mato arimo aragenda aza. Nabyo turabikurikirana tukamenya aho ibintu bigeze. So ariko ahanini nibafungura icyo umuntu azaba akurikirana ni kuvuga ngo okay bizagira iyihe impact ku giciro, noneho iyo impact tuzayibona kuri pompe ryari mu gihe runaka. Ariko aho ngaho navuga yuko mu mezi 2, mu mezi 3 nibwo twatangira kubona iyo impact. Ari ikintu uvuze uti dufite amavuta ahagije. Ubwo iyo uvuze ahagije ni ku gipimo kingana gite kugira ngo abantu basobanukirwe neza banumve kuko ayo mavuta ahagije? So abari kuvuga ngo ayo dukonsoma buri munsi cyangwa se ayo dukonsoma mu gihe cy'umweru, mu gihe cy'ukwezi, mu gihe cy'amezi 2, amezi 3, nibyo tuba turimo turareba ko bitewe n'ukuntu abanyarwanda bakoresha amamodoka, bakoresha amamashini
nk'amazutu for instance uretse kuba ikoreshwa mu binyabiziga ariko ikoreshwa no mu nganda. So tuba tureba bitewe n'uko dukoresha amamashini atandukanye dufite amavuta ahagije. So nibyo tuba turimo turareba ahanini, tukaba twizeza ko ahari, ariko tunashishikariza abanyarwanda, inganda, abantu bose kwitwararika. Uko intambara ugenda uyibona ubona ko ihinduka buri munsi, nk'uko twatangiye tubivuga. Uyu munsi havugwa kimwe, ejo hakavuga ikindi, ejo dushobora kwisanga byabaye bibi kurushaho. So ni kwitwararika uko dukonsuminga, aho bishoboka kugenda ingendo zitari ngombwa ukazigabanya, aho ushobora kujyana n'abandi mu modoka imwe ukabikora. Nimba uri gukoresha AC air conditioning mu modoka yawe ukayikuraho ukamanura ikiyo, ibyo bintu byose bigenda bifasha kugira ngo nawe ubigiremo uruhare muri iyo consommation ya buri gihe. Ariko icyizere twatanga nuko amavuta yo bitewe nuko twari dusanzwe tukonsoma yo arahari, azakomeza kuboneka. Ni nayo nshingano ya leta ikoranye n'abafatanyabikorwa cyane cyane abikorera kunshinga yuko ayo mavuta akomeza kuza, kandi kuri cya kigero cyangwa se no hejuru yaho, ku buryo nka ekonomi, ubukungu bwacu bukomeza gutera imbere uko twari tubisanzwe. Urakoze cyane Tony. Hanyuma ngarutse kuri Teddy, Hormuz yabaye Hormuz, abantu bose bayimenye, ariko turifuza kumenya ubundi ifite izihe mbaraga mu guhungabanya ubukungu bw'isi ku kigero kingana gutya. Ese ubundi nta zindi nzira cyangwa se andi mariba ahari ku buryo iyo Hormuz iramutse ikomeje kuba Hormuz, isi ikaba yashaka ibindi bisubizo? Okay, reka mpere ku cyo PS Tony yaravuze, kuvuga ngo amavuta arahari, yongereho ko n'amafaranga yo kugura n'andi arahari. Kuko ushobora kuba ufite stock nk'uko twabisobanuye. Navuga hari stock dufite uyu munsi, sibyo? Hari iri mu nzira ko kugira ngo mu minsi 35 iri imbere ntago wavuga ngo byose bifite iwawe. Hari iri mu nzira, hari iri mu bwato, n'ibyo byose bihari. Noneho nyuma y'amezi 3 dukeneye amafaranga yo gutumiza indi. Ko buri hari ibihugu bigira ibibazo bya supply chain y'amavuta kubera amadevize. Kubera budafite amadevize yo kugura, igihe cyagera cyo gutumiza ukayabura. Wayabura ugasanga urayafite, ariko icyo gihe ukaba wayabuze. Kandi buriya nimba hari ikintu kibi gishoboka cyahungabanya n'ubukungu, ni ukuvuga ngo wabuze amavuta, kuko nubura amavuta amakamyo azahagarara, abantu bagenda bazahagarara, ibindi byose byitwa ko byinjiza amafaranga bizahagarara. Wa muturage wejeje ibirayi azabigumana mu murima kuko adafite ikamyo bizana mu mujyi. So urumva ko bihita biparariza system. Ari nayo mpamvu umuntu yavuga ko leta muri situation baduhaye bakomeze barusheho gushaka ingamba zituma atazabura. Kuzamuka byo nta ruhare leta ibigiramo, ni isoko, ariko byibura leta ifite inshingano yuko amavuta aboneka. Reka ngaruka ku kibazo cyawe kijyanye n'uriya muhora. Ubundi ukuntu navuga, iyo urebye ikarita y'isi, nabisobanuye mbere mvuga ukuntu ibicuruzwa dukoresha mu Rwanda binyura muri iriya nzira biva muri biriya bice, ariko icyo bice biri hari navuga hari inyanja y'Abahindi, ari inyuramo buriya bwato bwose. Noneho hakabamo n'amazi yinjira navuga ku migabane. Hormuz ni igice cy'amazi cyinjira hagati ya Iran na Oman, ikazamuka igakora kuri biriya bihugu by'Abarabu. Ni ukuvuga ngo ibicuruzwa byose bijya Dubai, bijya Leta Zunze z'Abarabu, ijya Qatar, biriya bihugu 7. Donc ubwato bujya gufata ibintu cyangwa bujyana y'ibintu bunyura muri uriya muhora, kuko nakayira kameze gutya kanyuramo ubwato kibirometero hafi hagati ya 25 kugera kuri 35, ariko y'inyanja cyo bita inyanja ndende, deep water, hanyura mu bwato bunini cyane. Bivuga ngo rero ni inzira ituma ibicuruzwa biva muri kiriya gice cyose bisohokamo cyangwa byinjiramo. Kuri petrole biba bisohoka biva mu bihugu by'Abarabu biza
hanze y'ibiriya bihugu by'Abarabu, ariho ibizi Buraya bizamuka bikanyura mu Nyanja Itukura bikajya i Buraya, ibijya mu Bushinwa cyangwa mu Buhinde binyura Hormuz nk'inzira bigahita bigenda muri Aziya y'Iburasirazuba. Urumva ni inzira, ariko wibuke ko bishamikiye kuri ya nyanja y'Abahinde, Indian Ocean. Bivuga ngo n'ubwato bundi buturutse mu Buhinde, ubwato buturutse za Malaysia, Singapore, buturutse mu Bushinwa, nabwo bunyura muri ya nyanja y'Abahinde. Bivuga ngo uko iyo nyanja y'Abahinde igira ibibazo by'umutekano, reka tubyagure bigira umutekano, bituma assurance izamuka, ubwishingizi burazamuka, bigatuma igihe ubwato bwari kumara imbara, ubwato bwari kuhamara iminsi 15, iyo buhamaze 16 n'irindwi igiciro kirazamuka. So ni inzira iri strategique yatuma ibiciro bizamuka cyangwa bimanuka. Iyo ni inzira imwe. Hari indi nzira nanone ubwato bukoresha buzanye ibintu muri Afurika. Tuvuge iyo burenze hariya buje bushobora kuza kuri ibi bihugu bifite ibyamu Dar es Salaam, Mombasa, cyangwa se gahita imanuka hasi za Afrika y'Epfo, Mozambique na biriya byambu. Ariko nizamutse ruguru ikanyura muri umuhora witwa Suez muri Egypte, naho hari ibicuruzwa bijyayo cyangwa bigeza, kugira ngo ubwato buzazungurutse umugabane wa Afurika bugere muri biriya byambu bireba mu nyanja ya Atlantic. So bivuga ngo inzira y'ubwato niyo igena igiciro cy'ubwikorezi mpuzamahanga. Uko ubwato bunyura kure ni nako igiciro kizamuka, ni nako igiciro cy'ibicuruzwa gitinda. Buriya iyo hatinze mu nzira ibiciro birazamuka. Bivuga ngo rero umutekano mpuzamahanga ntago wawutandukanya cyane n'ibiciro ku bicuruzwa ko bigera. Nuko tureba gusa ku ruhande rumwe, buriya n'ibyo twohereza hanze bifite ingaruka ku gihe bigererayo. Nimba Minicom yenda yaza kubidusobanurira, nimba tuvuge twohereza mu y'agaciro mu Bushinwa, yenda bimara iminsi 28 kubera ko inzira yahungabanye, kuko ubwato buraza bugafata busiga bimwe bukatwara ibindi. Yenda nimba bwakoresha iminsi 28 bikaba bitangiye gukoresha iminsi 40, igihe ibicuruzwa bigerayo bitinze. Yego. So, inzira rero ni ikintu gikomeye cyane mu bucuruzi mpuzamahanga, bikagira n'ingaruka ku biciro. Urakoze Teddy.